twongeye kuba ikaze bakunze umuragwa Family TV. Uyu ni wa mwanya rero duhura tukaganira, tukaba tugiye kuganira ku ngingo bamwe mu bakunzi bacu badukurikira bashatse ko tuganiraho. Imbere ya kamera nkuko bisanzwe muri kwabona umutumirwa ni ugiye kudufasha gusobanukirwa neza ingingo y'uyu munsi, twatangira tumuha ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi rero abakunzi bacu bashatse ko tuganira kuri iyi ngingo cyangwa se ni ikibazo kibaza ngo uramutse ufite business ukaba ubibona ko ugeze wenda mu minsi wenda ya nyuma yo kuyireka, tuvuge wenda urigeze mu zabukuru se, tuvuge wenda ugeze mu myiteguro ya nyuma yo kuva mu gihugu ukimuka wenda ukajya gukorera mu kindi gihugu cyangwa se ukimukira akaba ari ujya kuba, nyamara ufite business ikomeye nyine wenda hano mu gihugu cyacu, cyangwa se ufite uburwayi ubona ko bugiye gutuma wenda ureka gukora ya business, noneho ugasanga nko mu bana ufite mu bana bawe nta mwana uri kuri capable yo gukomeza kuraninga ya business. Ashobora kuba wenda ibyo bintu atabyiyumvamo cyangwa se atabikunda, ashobora kuba se atarakura ku buryo wenda ibyo bintu yabikora wenda akiri muto, cyangwa se ugasanga nyine ibyo bintu ubushobozi capacité mentale yiwe ntago iri ku rwego rwo kuba wenda yakomeza iyo business. None hakaba hari bamwe bahita wenda bafata nk'umuntu wenda rusanzwe akorana nawe muri iyo business, akaba ari washinga ibyo bintu akagasigara ari kubiraninga nyine muri cyagiye wadahari. Hakaba hari n'abandi bavuga bati aho kugira ngo nsigemo umuntu utari mu muryango wanjye cyangwa se utari umwana wanjye cyangwa se utari mu isano yanjye ya hafi, kabone nubwo ibyo bintu nyine yaba atabishoboye cyane, nasigamo umuntu wanjye nubwo wenda yaba atabishoboye, ariko kugira ngo biribwe ngo n'abandi nyine byakwangirika cyangwa se bikaribwa nyine n'umuntu wo mu muryango wanjye. Ugasanga hari ukuntu abantu babyumva wenda mu buryo butandukanye, ari uwo muntu wahisemo gushyiramo umuntu wo hanze nyamara afite ubushobozi bwo kuzakomeza kuraninga ya business. Ngiye mba numva ariyo mahitamo meza. Abantu ntago bamushigikiye, ntago bumva ko yakoze ikintu gikwiriye, kavuga bati yakabe yarashize umuntu wo mu muryango wiwe, kabone nubwo ibyo bintu yaba atabyumva neza, hari igihe ari kuzabyigira muri business kandi nyamara wenda kubona ko ubushobozi bwe bushobora gutuma business yawe isubira hasi. Ibyo bintu we uba wumva uruhande wajyaho nicyo washingiraho uhitamo urwo ruhande cyaba ari ikihe? Ngirero uruhande najyamo izo mpande zombi ko ari ebyiri, hari igihe nyine ubyumva, ahubwo wenda hakaba kureba ni iki cyakorwa, ni ikihe cyiza. Ariko izo mpande uko ari ebyiri, wafata umwe mu muryango wawe cyangwa undi ku ruhande ushoboye akazi akaba yakomeza business yawe mu gihe utagifite imbaraga, nawe ntabwo wamurenganya, ahubwo ushobora kwibaza ikibazo kimeze gutya: niba ngiyewe mfite business nkaba ngeze mu zabukuru, ni iki nakoze cyo gutegura muri ya periode nzaba ntagifite imbaraga, ninde nateguye ku buryo azabasha kujya mu byo nakoraga? Kuko ni ukuvuga ngo niba umuntu ageze mu zabukuru ntabwo aba agifite izo mbaraga yo kuba niba ari ugucuruza, kwirirwa acuruza, ntabwo biba bikunze. Ariko byibuze akagombye kuba afite umuntu navuga ngo wamubaye iruhande umunsi ku munsi, akareba uburyo ibintu bikorwa, akareba uburyo ibi n'ibi ku buryo nta kintu na kimwe aba atazi muri ya business. Igihe rero utabashije kugira umwe mu muryango wawe ugirira, niba ari navuga ngo icyo cyizere, ibyo byose uba ufite undi muntu nawe wubatsemo icyo cyizere, icyo gihe kuba wamufata agakomeza inshingano utagishoboye, ngiye numva nta kibazo. Ariko icyiza cyane kirenze ibindi, iyo ufite umuntu wawe wagusimbura mu byo wakoraga, aba ari byiza cyane. None se tuvuge n'urugero wenda, reka nze mbaze wenda mpereye ku rugero wenda rw'umwana, abaye ari umwana we, yego abaye ari nyine ni umwana wawe,
ariko ntarakura ku buryo ibyo bintu nyine mbese ubushobozi bwiwe bitewe wenda n'imyaka afite ntago nyine bwahura no gukomeza kuraninga iyo business. Aho ngaho uburyo uwo muntu yabikora cyangwa se yahitamo umuntu aho ngaho yabijera ate? ubundi kereka haramutse ari nk'impanuka yabaye, ariko ntabwo wajya kugera mu zabukuru udafite umwana wavuga ngo yagusigariraho, kereka ari impanuka yabayeho. Njye nabivuze mu buryo butatu. Birashoboka ko ari uburwayi, birashoboka ko ari ukwimuka wenda ukava mu Rwanda ukajya ahandi. Hari n'igihe biba wenda kubw'impamvu z'akazi kandi bigomba kuba wenda mu gihe muri icyo gihe usabwa kuba wabikozemo cyangwa kuba wimutse utari bubone gutegura wa muntu ngo bikunde. Noneho ikindi nyine ni cyagiye wenda kizabukuru. Muri ibyo ngibyo byose wenda izabukuru niyo ushobora gutegurira, ariko abaye ari nk'uburwayi ntiwamenya ngo nubuhe. Ushobora no kuba niyo accident wenda n'urugero. Ari nuko kwimuka nabyo biragoye ko wenda ahita ubitegura. Biba ari amahire umuntu wamutegura, ariko njye ndi kuvuga just in case ibyo bintu bibaye, kuko akenshi bakunda kwibasirwa cyangwa se kublamingwa gutyo n'abantu nyine biba byabaye bitunguranye, agahita areba muri ba bantu biwe ba hafi cyangwa se mu muryango we akabona ntawe ufite ubwo bushobozi bwo gukomeza bya bintu, agahita yitamo umwe nko mu bo bakoranaga. Ugasanga abantu basa usura muntu niyo muntu abonye wo kwizera kandi ari hanze y'umuryango. Ubundi biriya bintu niba yanze kubishyiramo uwiwe ngo atazabyangiza kubera ko nta bushobozi afite, ntabwo uri aho hanze agiye kubyangiza nkana just kugira ngo nawe yiyubakire ibye. Oya, njye ntabwo mbitekereza gutyo, kubera ko niba usibye nk'uko nabivuze, usibye impanuka yo yonyine ntishobora gutuma ibintu bizamba gutyo ko ntuba wayiteguye. Ariko kuvuga ngo ugiye kwimuka, no se wimuka ku mpanuka cyangwa utegura kwimuka, ntabwo ushobora kuvuga ngo uvuye mu gihugu cy'u Rwanda ngo ugiye muri Amerika urabitekereje uyu munsi ngo ejo uragiye. Ntabwo bishoboka. Ibyo ngibyo ntabwo mbyemera. Noneho reka ngaruke hahandi ashobora kugushyiramo undi muntu nk'uko uri kubivuga ngo utari wo mu muryango. None se ubundi ko bari basanzwe bakorana, wa muryango ntiwari uhari? Aho ushobora kuhibaza impamvu n'ubundi kuki wumva niba nari impari ndi gukorana nawe mutabigizeho ikibazo, no mukabigira ikibazo ngo nuko wenda noneho muhaye inshingano navuga ngo hafi ya zose kubera ko hari izindi impamvu zabaye. Kubera iki? Ariko icyo gihe abantu bakunda kubivuga ni babandi baba bashaka guteranya imiryango. Urabona ibintu byanyu biri gukorwamo n'umuntu uyu n'uyu, mwakagombye kuba muri kubikoramo. Kandi noneho na mbere yuko baha uwo muntu izo nshingano, abo bana ntibigeze bagira ute, ntibigeze biyenteresa kuri business ya papa wabo cyangwa se business ya mama wabo. Ngiye rero numva nta kibazo kirimo. Umuntu wese washyira muri business yawe ikabona iri kugenda neza, nge ntacyo byaba bimbwiye. Ariko nkuko nabikubwiye, biba byiza cyane iyo umwe mu bana bawe agize ute ari we ubashije nko kugusimbura. Ibyo ngibyo tujya dukunda kubibona mu makampani akomeye yo hanze, ugasanga nk'umuntu washinze iyo kampani ari nko ku gisekuruza cya 5. Niba noneho kampani yari y'umubyeyi wanjye n'urugero, ntakiriho, ngiyeho ndamusimbuye, nanjye uwo nzabyara azamusimbura, uwo azabyara ugasanga ni shene ya kampani ntiva hehe, ntiva mu muryango. Ababashije kubyubaka gutyo urumva ni byiza cyane, ariko se batabishoboye. Urugero wenda natanga aho ngaho tutaraharenga, iriya kampani yo mu gihugu cya Korea iyi izwi cyane ya Samsung, yego, ikora amatelefone, amateleviziyo, amafrigo, ibiki. Iriya kampani bivugwa ko yatangijwe n'umupapa yari ageze mu gihe cy'izabukuru, itangira ikora ngo spaghetti, aya makaroni. Ariko urumva yagize navuga wenda igitekerezo cyo gutangira kwikorera kuze, none ibintu atangira kubona ko bizakunda, arimo aragenda asaza. Mu gusaza kwiwagiye kampani ayisigira umuhungu we, kandi uri kubona ko ishobora kuri muri kampani rwose ya mbere muri Korea y'Amajyepfo niba ntibeshye. Yego.
bivuze ngo abo ngabo bo ni abagize amahirwe wenda yo gutegura abana babo. Hanyuma reka tugaruke wenda hano mu Rwanda iwacu, ubwo buryo bwo gutegura nk'umwana wenda mu gihe ufite business ugatangira guteganya ko ibyo bintu ushobora kuzabaho, none ukavuga uti reka negura umuntu ushobora kuzaza akansimbura, uburyo bikwiye gukorwamo wenda bwakabaye ari nk'ubuhe? Ntabwo nabwira abantu ngo uburyo bwakagombye gukorwamo n'ubu buri wese aba afite uburyo yapanze business yiwe, ariko niba ubona uri gukora ibintu ukabona bitanze umusaruro, ukaba ufite abana, uko byagenda kose usanga abana b'iki gihe batiyentereza ku byo ababyeyi babo bakora, ariko ntihaburamo n'umwe ubona byibuze ushobora gushakishiriza aho ngaho. Shyiramo imbaraga, umwenterese, umwinjize muri ya business yawe, ku buryo cya gihe uzaba utagifite imbaraga ari uzakugira ute, ari uzabijyamo, niho byaba ari byiza cyane. Ariko ikibazo usanga nta nubwo ari mu Rwanda gusa, ni ikibazo muri Afurika muri rusange. Umupapa aba afite ibintu ugasanga yaho yagize n'umwaka akanapfa, ugasanga noneho n'ibintu biriwe n'abandi bantu, umuryango we nta nubwo unabizi, agakora ibintu agahisha umuryango we. Numva rero ibyo ngibyo sinzi niba ari indwara iba mu Banyafurika simbizi, ariko iyo defo turayigira. Bitandukanye rero na biriya bihugu biri muri development cyangwa se navuga ngo byagezeyo, ho baba bazi umwana akura arebe ibyo sakora. Na hahandi nk'ubu nguhaye urugero, ashobora kuba mfite nk'umuntu wenda w'umuvandimwe cyangwa niba ari n'umubyeyi afite kampani ikomeye, none nkumva ko nampa akazi ari bungira umuyobozi. Eske nangira umuyobozi, urumva ibintu ari bata antarukije. Ariko muri biriya bihugu bindi by'i Burayi usanga iyo umwana we ashaka gukora muri kampani yiwe ahera hasi, akagenda azamuka azajya kugera kuri rwa rwego rwo kuba umuyobozi mukuru, yaramaze kwiga ibintu byinshi, ku buryo noneho na se namusigira ubwo bushobozi, ubwo buyobozi, azagira ute, azabasha kuyobora ya kampani kuko azaba yarahereye hasi. Nicyo kintu bagenda barusha Abanyafurika. Ngewe rero aho ngaho ntabwo nabimenya byose, ariko hari ikintu kimwe mba numva cyagakwiye kwibandwaho mu gihe wenda uri gutegura umuntu ubona uzakomeza ibyo bintu byawe. Reka tuvuge nk'urugero, niba wenda papa wawe cyangwa se mama wawe acuruza wenda amatungo, dufate niyo business wenda yanyu ni ugucuruza amatungo, ugasanga mu bana mugira wenda tuvuge niba ari 2 cyangwa 3, nta mwana ushobora gupfa kwegera iryo tungo wenda muri ayo ngayo mucuruza. Rimwe na rimwe ugasanga banayafitiye wenda hari ukuntu usanga umwana adakunda itungo runaka, kuko hari usanga akura wenda akunda ipusi, hari ushobora gukura nawe wenda yanga, cyangwa se ugasanga umwana we muri kwa kundi umwana agenda akura, ugasanga ibintu we agaragaza akakunda ni ibintu bitandukanye cyane n'ibyo ngibyo urimo urakora. Ugasanga niba muri mu matungo umwana wakunda kubaka bimwe bya cyane, cyangwa ugasanga umwana ni umuntu uvuga ko ari umunyamibare ku buryo wumva nyine inzozi ziwe ni imibare, nyine wenda no kwiga imibare, no kwa kundi mu mwana agenda yigira hejuru, ukabona bya bintu nyine bimwe yakubwiye nibyo bimurimo cyane. Ku rundi ruhande mba numva mu gutegura uwo mwana wagakwiye kugendera ku bintu akunda, cyangwa se ukubaha amarangamutima yiwe. Nushaka kubimuzanamo, hari igihe uzayimuzanamo kubera ko wenda wamuforushije, ukabimuzanamo nyamara atabikunda pe, ukabimuzanamo atabikunda, akabikora nabi kuruta uko wenda wari kubona wa muntu umwe muri abo ngabo mwabikoranaga, ukamutegura gutyo nk'umuntu wo hanze nyine, kubera ko wenda abonye ko ari umwizerwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukamutegurira hanze kuruta uko wabizanamo wa mwana atabikunda. Kuko nabizamo kubera
kuvuga ngo wenda ngo ni business y'umuryango ngiki, hari igihe azabizamo ariko umutima wiwe wibereye mu bwubatsi, ugasanga nyine niho umutima uri, bya bintu n'ubundi ntago abihaye umwanya cyangwa se ntago ari kubikorana urukundo, n'ubundi birangiye cya kindi mwatinyaga cyo guhomba n'ubundi birangiye bihombye. Ngiye kuri icyo mba numva business uri gukora, uri gucuruza wenda amateleviziyo cyangwa se amafrigo cyangwa se wenda amamodoka cyangwa amamoto, bikumva ko n'umwana nyine iyo business ari yakunze, gusa gerageza kumwereka uburyo business ikorwa. Hari ukuntu ababyeyi bajijisha akaba yajyana nk'umwana aho ngaho business ikorerwa, iyo mujyanyeho kabiri gatatu hari igihe ubona urukundo rwa bya bintu nyine afite ukuntu rungana, akaba ariho wahera wenda umutegura kuzakora bya bintu. Wabona ibyo bintu nyine wenda bimeze nk'aho biri ku ruhande, imbere hariho ibindi bintu byiwe, ukagerageza kutamuforosa ahubwo kuha bya bintu byiwe akunda, akaba ari byo ugerageza kuzamura. Njye nuko mba mbyumva. N'ubundi ntabwo twavuze ko ugomba guforosa umwana, ureba muri ba bana byibuze ugerageza kuba yashaka gukurikiza ibyawe, kuko nufata nk'uko wari utanze urugero ngo umwubatsi iki ukamushyira mu gucuruza, ashobora kutazagira ute, ashobora kutazabyumva neza. Ariko noneho ushobora kumubwira ati rero wowe niba tuvuge n'urugero wize ibintu by'ubwubatsi, ubu se uramutse ushinze nka kenkayeri urumva bitarushaho kuba byiza, wowe ukamwegurira business ariko ijyanye n'ibyo akunda kandi ubona bifite akamaro. Ntabwo azaba yarize ibyo kubaka mujye kumbwira ngo nagende agiye gucuruza inkweto ngo nuko arizo wacuruzaga, ni urugero. Ahubwo wowe reba mu byo yize urebe niba nta kwikorera kwavamo, noneho nk'umubyeyi umuhe support, ubundi ibintu bikomeze nyine bigende neza. Ariko hari iminota ingahe? 11. Rekera kurotira. Kubera iki? Kurotira byabaye kirekire. Ikibazo nateguye nacyo kijyanye n'ibi ngibi. Ukanyibaza wenda bigere muri 20 n'ugitinga azabemo 10 n'ingahe. Nga. Kadukoti. Sakigaruka ubutaha. Ariko bikanyevira nuko ubutaha twazakivuga ugasanga kijya kumera n'ibi ngibi. Ikindi kibazo rero nifuzaga kubaza kuri iyo ngingo, ariko nanone gifite aho gihuriye n'iyi ngingo. Hari ukuntu umwana akura noneho ugasanga yatangira nko kwikorera, ugasanga bari kumubwira ngo ibyo bintu ugiyemo ntabwo ariyo business y'umuryango wanyu, ibyo bintu uri kujyamo ntabwo ariyo business y'umuryango wanyu. Umuryango wanyu tuziho gucuruza wenda amamodoka, umuryango wanyu tuziho wenda gucuruza ibyo bikoresho by'ubwubatsi cyangwa se kenkayori. None wowe ugiye mu buhinzi uradeviye ubundi business y'umuryango wanyu ni ibikoresho by'ubwubatsi, aho ngaho ngiye ntabwo ari ahawe. So aho ngaho ngiye nkibaza kuvuga ngo umuntu agiye gukora business, nabyo bijya bizamo hereditary, kuvuga ngo iyi business ni y'umuryango, cyangwa umuntu arakura business agomba gukora akayihitiramo bitewe wenda n'ibyo asanze wenda ku myaka afite cyangwa se ku isoko ry'umurimo. Ko hari abantu bakunda kubyitwaza cyane, njye nakora business niyo papa yakoze, niyo sokuru yakoraga, niyo batuziho, ntabwo byakunda. Urumva kenshi nk'iyo papa wawe yakoze business ikarayisisa, usanga kenshi wenda habonekamo n'abandi bana bakabikomeza abana be, undi bakomeje uwo mujyo aba ari nta kibazo kirimo. Ariko nuramutse ayisohotsemo akajya gukora ibindi, numva nacyo nta kibazo cyaba kirimo. Ababivuga nyine baba bashaka kumuca intege gusa, ariko ntabwo ari byo. Noneho se ni ukuvuga ngo niba mwaravutse muri abana 5, ni ngombwa ko mwese mwiga faculty imwe, buri wese ntajya mu byo ashoboye. Rero no muri business bakagombye kujya mu yo ushoboye, apana kujya mu yo nuko umukuru wawe yayikoze, nuko murumuna wawe yayikoze. Oya, jya mu byo ushoboye, wumva wowe ubwawe uri capable yo kuba hari icyo watanga wagaragaza kwa. Rero abantu bagenda bavuga ibyo ngibyo, ngiye mba numva nabacantege. Aho ngaho hari igenge umuntu wenda ushobora kubwira gutyo, namwumva ku mpamvu imwe. Iyo mpamvu ikaba iyi, kubera ko tuvuge niba papa wenda yaracuruza, yarakoraga business runaka,
ukaza umeze nk'ayo business nawe ugiye kuyikomeza. Iyo ari papa wawe wayikoze byanze kunze, reka dufate ko yikoze igihe kirekire, hari umubare navuga wenda mugari w'abakiriya aba yaragumanye cyangwa se abafite babakiriya nyine batekereza wenda kugura igikoresho icyo ari cyo cyose bagahita batekereza wa muntu. Iyo umuntu nk'umwana w'uwo muntu iyo atekereje gukomeza kuri ya business niyo papa we yakoraga, njye mba numva ko wenda ashobora kugumana babakiriya cyangwa se agakomerezaho babandi baraba papa wiwe agahita wenda abafata. Akaba ariyo mpamvu wenda abantu babwira ati iriya business niyo yari yanyu, jya muri iriya business niyo yari yanyu, niyo umuryango, jya muri business. Wumva ibyo bintu numva nta logique irimo wenda hari? Nayo. Kubera nta logique irimo, kubera ko buri wese bagomba gukora akurikije ibyo ashoboye. Ndetse niba ibyo se yakoraga watabishobora, ariko aramutse abishoboye sava, ariko atabishoboye ntabwo yabijyamo, kubera ko hari amajwi ari kujyaza ngo iwanyu bakoraga ibi n'ibi. Ni iwacu nyine, none se ni njye? iwacu ni njye. Ntabwo umuntu agomba gukora business kubera ko ari kugenda yumva amabwire. Niho hahandi bashobora no kuza ngo papa wawe yaduhaga ideni nawe yiriduhe. Nese ko ari papa nyine wayiribahaga, ni njyewe mwebwe cyari igihe cya papa, ariko none nanjye ndi gukora business. None urashaka kugira ngo ibyo papa yabakoreraga nanjye mbibakorere? Ntabwo byaba ari byo. Ahubwo umuntu nkuko twagiye tuvuga mu biganiro byashize, ikintu ugomba kwirinda muri business ni ikintu cyitwa amarangamutima, kuko uyobowe n'amarangamutima washiduka business yavuyeho. Ngiye nuko mbyumva, n'abandi bazagira uko babitubwira muri comment, kuko ibi ni ibitekerezo byacu bitavanaho ibyawe. Yego. Nuko nguko dusoje, twari twaganiye kuri izo ngingo ebyiri, kandi twizere ko zabanyuze. Abafite ukundi kuntu babyumva nta kibazo rwose kuduha inyunganizi cyangwa igitekerezo ku ngingo tuba twaganiriyeho. Rwose jya hasi muri comment utubwire uko ubyumva, cyangwa se utubaze cyangwa uduhindishije wenda twazaganiraho ubutaha. Ibiganiro ku Muragwa Family nakagaruka. Reka dushimire umutumirwa wacu. Murakoze. Murakoze cyane namwe kudukurikira. Ciao ciao.